wankoragaho inyama zikomokana n'intoki zawe kuko ngewe napfuye. Bagerageje abaganga gushaka imiti imwe basiga abapfu kugira ngo basige cya gice cy'umubiri cyo apfuye kirindire igice cyo hejuru bipfane. Yani magambo wapfuye igice kimwe ikindi kiba kizima. Wararokotse. Nararokotse cyane. Ngambirira kwiyahura biranga. Hanyuma kubera ko igice cyo hejuru cyakoraga kuko navuye muri koma ariko nkiri kuri oxygene. Noneho nkabona uburyo bari kunyitaho, nkabona bari kumpemukira kuko ntashaka kubaho. Ngafata noneho urumva igice cya hano gutya kuzamurana ikizima. Twageze kwa muganga kuri centre de santé. Bakimara kumva mbabwiye ngo amaguru ntayo mfite, basi bavuga bati ntabwo tumwakira. Niba umuntu w'umugabo nk'uyu utasinze utagize ati avuga ko nta maguru afite, ikibazo yahise agira ni icyo mu mutwe hatagaragara. Bwa burwayi bwakomeje kunsanga ahubwo kwa muganga kurushaho, kuko nibwo natangiye noneho kujya muri koma ndi ku bitaro. Ngeze aho numva noneho nibagirwa iyo Satani ni ikigoryi kandi ni nacyo abagambiriye, ni ukugira ngo niduhura n'intambara n'amakuba dutangire kujajinga ibyo twizeye, twumve ko ibyo twizeye atari ukuri, twumve ko twumviranye, twumve ko ari Imana isohoza isezeranye bitazasohoza. Ako kanya byatumye nibagirwa icyakwitwa amasezerano yanjye kuwiteka, ntangira kwibona nk'umuntu ukwiriye gupfa. Bankoreye ibizamini noneho ngo basanga mfite ikibazo cya koroni y'umugongo, ngo igufa ry'umugongo ryavuye mu mwanya waryo, iyo koroni ngo iryamira imyakura, ngo niyo mpamvu ngo igice cyo hejuru kitari guhana amakuru n'igice cyo hasi. Uko niko nahise ntangira kujya muri koma, ntangira no kubura noneho oxygene. Navuye kuri hopitali noneho ndi no kuri bomboni. Nageze CHK, cya gice cyo hepfo noneho gitangira kubora, gitangira noneho sasa gupfa, kirapfa noneho gitakaza ubuzima no kubora gitangira kubora. Bigira inama yo kuba banyambika plente ya sima ngo nibuze ndinde hantu gukomeza kwangirika. Bankorera plente ya sima imeze nka jile. Nibwo nabonye aho umuntu bambitse bahereye mu mutwe rwose basiga mu maso barafunga, kuko urumva igice guhereye hano mu gatuza niho hagaragaragamo icyo kibazo inyuma mu mugongo. Nyuma Imana inkura muri koma, nyuma mbona oxygene, mbona guhumeka, ariko ngaruka mu mubiri, ngaruka mu buzima, nsanga mu by'ukuri igice cy'epfo cyaratangiye gupfa, cyaratangiye no kubora. Uko tuyihamya, uko tuyivuga, nibwo bumana bwayo. Ubwo nibwo bumana bwayo, gute ari Imana yakere umuntu yamara imyaka 12 agakomeza akavuga ko ari Imana y'urukundo. Uyu munsi simpamya ko nshingiye uko iterambere riri nakwemera kugaburirwa nicaye, nabona umwanya wo gusoma ibyanditswe nk'uko mubona, nabona umwanya wo gutega amatwi abantu. Mu minsi yashize Imana yanyongereye inshingano, irambwira ngo impinduye imva zishyingurwamo ibibazo by'abantu. Uyu munsi tujye tunanezezwa, tunishimira igihe ibisubizo byacu bitinze, bitwongera iminsi yo kurama no gukomeza guhagarara mu nshingano zacu. Ntabwo kuba ibisubizo byacu bitinze ari bibi, wikenera gutabarwa mu gihe kitari icyawe. Muraho neza. Uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe, ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.
twari dufite amatungo itorero ryoroye, dufite n'itungo twabaze kugira ngo dushyire n'imiryango yacu inyama barya. Natinze gutaha rero, ngeze mu rugo hari sosiyete yakoreraga iwanjye aho nari nabaga, ariko igahuza abantu baturutse hirya no hino. Harimo rero umwanditsi wari waturutse kure ariko akeneye gutaha bwije. Hageze narangije no kubika moto mu nzu, nyuma ndebye ku gihe cy'amasaha n'igihe agiye kugendera, nta gare yazanye, nta bundi buryo, wa mutima w'impuhwe untera gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nguherekeze nkugeze imbere, ubone uko ugera mu rugo hakiri kare. Ndongera nsohora moto kugira ngo mperekeze umuntu. Ni ukuvuga ngo navuye mu rugo nta yindi misiyo ngiyemo, atari akazi, atari iki, nta gihembo, ari ukugira ngo nsunike umuntu mugeze imbere. Naho ntazi ko ahubwo ari ubumuga ngiye kugira gute, ngiye kwakira, ngiye kuzana. Narasohoye moto, madamu ati waretse ukabanza ukanarya ko biri ku rusengero utariye. Nta kibazo, mubirekeye aho ku meza, ndaje reka mbanze mugeze imbere, simugeza kure. Numvaga ko ndamugeza aho byamworohera kugera mu rugo, hashingiye aho yatahaga. Namushyize kuri moto ndamutwara, mugeza ndetse hafi y'iwabo rwose. Mu guhindukira ngaruka, hari santere nagombaga kunyuramo, nanyuragamo nyine mu masangano y'inzira z'aho navaga n'aho natahaga. Hasanga umuntu arampagarika, arambwira ati hagarara tuvugane. Turavugana, nkanahurira n'abandi bantu bari gutaha mu cyerekezo cyacu, nabo bafite moto zabo. Bati noneho dufata umwanzuro wo gutaha, ariko duca mu kindi gisata cy'undi muhanda utari wa wundi nanyuzemo nza, bitewe n'uwari udusabye lifuti n'ubundi. Wari usabye lifuti n'ubundi ngo mucyure, ariko yatahaga mu kindi gisata cy'undi muhanda kugira ngo mugezi we nkomeze ntaye. Muri uwo mugoroba urumva ko kwari ugutwara abantu batagira izindi nyungu, gusa ari ugusayigira. Yego, wari uri mu kazi ko gufasha. Yego. Hanyuma rero muri cya gihe mpetse wa wundi, tugitsimbura nko muri metero nk'ijana, numva muri njyewe, harimo umwuka ntazi aho waturukaga, uri kuntegeka gutwara moto mpagaze. Wihagazeho? Kanseka wihangana. Oya, nanjye ndasetse. Ngo hatari burare mu muntu. Ngerageza kubyibuza. Ntabwo hari indirimbo wari uririmba y'amazamuko. Oya rwose. Bibiliya iravuga ngo kuko tudakira n'abafite umubiri n'amaraso. Ubwo ntidusubije abari batangiye kubitekereza, ahubwo ni imyuka mibi yo mu kirere, kandi abo nibo batware b'isi y'umwijima. Nibo nari mpuye nabo, niko mbitekereza. Nidusoza iki kiganiro nabo baraba babyumvise, bazatubwira. Hanyuma nkabyibuza, nkongera nkicara. Mwibuke, nongere mbwira abantu ko iyi moto ntabwo nari nyiguze vuba wenda ngo ndacyakeneye iraha, ngo nkeneye umunyenga, ngo n'udufiyeri n'utundi tuntu. Nari nyimaranye imyaka 3 ari iyanjye, kuko nayiguze 2010, nkora gisida 2013. Nari nyimaranye imyaka 3. Nakoze ikimotari mu mujyi wa Kigali, ndi muzima. Nagerageje gushaka amafaranga mu buryo bwari bwo bwose nashakiye. Sindi umuswa mu gutwara, kuko ntabwo ari ubwo nari ngiye gutwara, kuko kuva 2010 nari umumotari muri Kigali. Nabanje gukoresha iz'abandi, ngera ubwo nguri yanjye 2010. Muri make sinari umuswa mu kinyabiziga. Wenda ngo nicyo cyabiteye. N'amategeko y'umuhanda urayazi? Ndayazi rwose. N'ubu ngubu nubwo nakoze agisida mfite kategori irenze imwe. Nuko hanyuma nkomeza kubyibuza. Narenga metero nka 10 cyangwa 20, nkumva wa mwuka noneho ntibiba bikiri umwuka, ahubwo nkajya kumva nkumva ngewe nahagurutse ndahagaze. Uwo ntwaye ati nyamuneka icara ibyo bintu urimo, nkicara. Natimbuka gatoya nkumva ndahagaze. Ubwo impamvu yatumaga mpaguruka ngo mpagarare mu by'ukuri ntago nyizi.
kera kabaye rero nagejeje wa muntu aho nawe yagombaga kugera, ava kuri moto ndongera ngaruka mu muhanda. Wahagararaga unahetse n'uwo muntu? Natangiye gutwara mpetse mpagaze, uwo muntu nkimwicaza kuri moto bwa uwo wa nyuma nyine. Hanyuma mugejeje iwe rero nkiva iwe, ubwo urumva mu muhanda turi abantu batatu, turi moto eshatu. Urumva twagendaga buhoro mu by'ukuri, nta masiganwa twarimo, ntitwirukankaga, twagendaga turi gusangira amakuru tuganira nyine tuvugana kumwe. Moto zishobora kugenda mu muhanda ariko kubera ko nta kibirukansa bakagenda buhoro mu mwanya umwe kugira ngo bagende basa naho bari kuganira bavugana. Nagiye kumva numva noneho n'ubundi y'amaguru yanjye arahagurutse, ngiye kwicara amaguru aranga ahita bakare, kongera kugira ngo ikibuno gisubire muri moto biranga rwose. Mpangana noneho ntangira kugarura ubwenge. Iyo ntaza kuba narakijijwe ahubwo nzi imbaraga zo kwizera no gusenga, mba narapfuye. Nkimara kubona amaguru yanze kongera kubuja, ntangira gusenga no gutokesha abo badayimoni. Kuko nibajije impamvu ituma umuntu yahaguruka yajya kwicara mu mavi hagahita hafunga burundu. Moto murabizi feri yayo iba mu kirenge, sinari bubone uko mpagarara ngo mve kuri moto neza kandi ntafashe feri. Nigiriye inama mu mutima rero, maze kubona haba gutokesha no gusenga bitakuyeho gukomeza guhagarara, nigira inama yo kuba narekura agisirateri, nkagabanya agisirateri, nkafata amburiyaje. Iyo urekuye agisirateri ku batwara moto barabizi, ugafata amburiyaje, moto igabanya kugenda ku buryo ishobora kuba yahagarara ubwabyo. Nabyo ni nka feri iyo utirukanka, noneho ukanakoresha na feri y'intuzi. Nuko byagenze. Hanyuma ndangije nigiraga inama yiherera yuko nimara guhagarara jewe ndibuze kwihenura kugira ngo ngere hasi mu buryo bworoshye, ariko ntagumye kuri moto, kuko uburyo bwo kuva kuri moto bwo ntibwari bugishobotse. Wa mudayimoni, mvuga ko ari umudayimoni, akimara kubona icyemezo mfashe kiri buze kunyorohereza mu mpanuka, kigatuma umugambi utagerwaho, y'amaguru yaremeye noneho anyemerera kwicara. Ngisubira kuri moto, urabona kumwe wafata morotiseri ukayikanda, warangiza ukayireka. Nabaye nkigeza ikibuno kuri moto, ku ntebe ya moto, ako kanya y'amaguru ahise aba nka morotiseri ahita njugunya. Nuvuga ngo yaranshutse y'amaguru, nkimanuka nkigera ku ntebe ahita yongera asubira ansubiza hejuru, ahita njugunyanyuza mu mahembe ya moto. Bavuga ko moto yica nabi mu mahembe ya moto, kubera ko natangiye kurwana na wa mwuka w'abadayimoni hakiri kare. Gusenga, abatazi imbaraga zo gusenga, nyamuneka nibashake babikunde babyiyegereze. Gusenga n'ubuzima buduha imibereho cyane rwose. Mba narapfuye jewe, ntabwo nanibona ngiye nk'umuntu ufite ubumuga, simbabeshye. Ubu mfite imbogamizi nibyo, kuko ibyo wakora ntabikora, kuko ntajya mu kimotari, ntajya mu gifundi, kuko abana bashobora kunyaka ikayi nkayibura, ariko ntabwo mfite ubumuga, kuko ndacyavuga, ndacyakora, ndacyatekereza. N'uyu munsi turi kuri kamera kandi tubwira abantu inkuru nziza y'agakiza ka Yesu. Wanasiga no ku rugo umugore akajya gushakira cyane rwose. Nahise ako kanya mbona ko ikibazo kivutse. Noneho imbere yanjye hari igishyitsi Satani ashaka ko nteraho agatuza. Nihutiye kujya ku kibanza y'amaboko, nkorera furike mu kirere, noneho muri kwa kukirenga kugira ngo ntaza kugitera agatuza, nkomereka mu maso ariko hatazi ibikomere byo kuvuga ngo uromora usigeho imiti cyangwa ibindi. Ntabwo nigeze ngira igikomere kigaragara. Namaze kugera hasi, icya mbere y'amaguru nahise numva ntayo mfite. Naba abantu twari turi kumwe ndababwira nti nyamuneka mumfashe mundebera ahantu amaguru yanjye agize atakaye. Ati amaguru urayafite. Nabyemejwe cyane n'umuturanyi
waho narekora impanuka wahise aza yihuse, kuko urumva nakoreye impanuka muri karitsiye, nari maze kujya muri karitsiye bugufi bwaho nari ntuye, kuko aho nari ntimutse n'ubundi vuba nimukiye ahantu nabonaga ari heza, kuko nari mvuye mu cyaro, nari ndimo gutera imbere muri icyo gihe, mva mu cyaro njya mu mujyi, ngeze kuko nari nubatse santere arwanya iterambere ryanjye, kuko nari mvuye mu cyaro ngeze mu mujyi, nta n'imisi ndamara, kuko iyo nzu nayitashyemo mu kwezi kwa 10, nkoraga isida mu kwa mbere. Noneho niwe wanterura arambwira ati rwose, ati ntiwumva baranzunguza nka gutya, numva noneho amaguru ari kunderetaho, sinari nkiyumva nk'uyafite na kontora nakoresha, ahubwo nahise numva ari kunderetaho, mpita numva ari kunderetaho, bamfata n'akaboko ko bakayankoreshaho, nkumva akaboko karayumva ariko ubwonko ntibuyumva. Banshyize kuri moto ntiyigeze igira icyo yangirikaho, bandebye basanga nta mfite igikomere, nta uretse aho mu maso nyine nikubye hasi ndi gusiganwa no kugira ngo ntatere igituza kuri cya gishyitsi. Ndababwira nti none mureke tugerane mu rugo, mbwire madamu ikibazo. Nageze mu rugo mpamagara madamu, adusanga ku irembo, mubwira ko nkozaga isida, ndabwira nti nta nubwo biri grave, ikibazo mfite nuko amaguru numva ntayo. Nawe araseka, tubwo ni ukwikanga, kuko numvaga nyine ari ibintu bagutera amaboko bitari grave. Ubwo bari banshyize kuri moto yindi nyine, umwe muri abo ngabo twari kumwe, twageze kwa muganga kuri centre de santé. Bakimara kumva mbabwiye ngo amaguru ntayo mfite, basi bavuga bati ntabwo tumwakira. Niba umuntu w'umugabo nk'uyu utasinze utagize ati avuga ko nta maguru afite, ikibazo yahise agira ni icyo mu mutwe hatagaragara, mwirukanke kuri hopitali. Mutari nawe ati none niba ari uko ameze atampfiraho, muduhe imodoka. Kuri hopitali nari ngishoboye kuvuga, ntarajya muri koma, nyine mbabwira ikibazo mfite ko ari ukuba numva amaguru ntayo, ikindi ndi kubabara mu gatuza, nababaraga mu gatuza n'amaguru nkumva ntayo mfite. Ni ibyo bibazo nari mfite gusa, kumva mbabara mu gatuza kandi n'amaguru nkaba ntayo nakontorora, batanayanyereka ngo numve ko ndi kuyabona ko ari ayanjye. Barampimye, bamfatira ibizamini, babura ikibazo. Ako kanya muganga nahise abona ikibazo nagize, bampa igitanda, bati bamuha imiti, aramera neza. Bwa burwayi bwakomeje kunsanga ahubwo kwa muganga kurushaho, kuko nibwo natangiye noneho kujya muri koma, ndi ku bitaro. Bucya mu gitondo uruhago rwabyimbye rutasohora inkari. Babaganga ba mu gitondo baza kureba baraye mu bitaro uko bameze, bangezeho basanga jewe noneho ahubwo narembye kuruta uko nakiriwe. Bajya impaka n'uwanyakiriye, bati ninde wamwakiriye, ninde wamufatiye ibizamini, wasanze iki? Bati ntacyo twasanze, nyine ari agisida, ariko nta hantu namwe twasanze ishoka y'ikibazo. Bongera kunsubiza mu cyuma, bankoreye ibizamini, noneho ngo basanga mfite ikibazo cya koroni y'umugongo, ngo igufa ry'umugongo ryavuye mu mwanya waryo, iyo koroni ngo iryamira imyakura, ngo niyo mpamvu ngo igice cyo hejuru kitari guhana amakuru n'igice cyo hasi. Bahita bavuga bati nta kindi gisubizo ni ugushaka umukandara, tukaba tumwambitse, hanyuma tugasaba randevu CHK cyangwa i Kanombe kugira ngo bajye kumufasha, kuko ikibazo kivutse mu mugongo hano twe ntitwagishobora. Uko niko nahise ntangira kujya muri koma, ntangira no kubura noneho oxygene. Navuye kuri hopitali, noneho ndi no kuri bomboni. Nageze CHK, nageze muri koma bya burundu. Hanyuma bagerageza ibishoboka byose muri agence ngo barebe ko bagarura ubuzima. Cya gice cyo hepfo noneho gitangira kubora, gitangira noneho sasa gupfa, kirapfa, noneho gitakaza ubuzima no kubora, gitangira kubora. Noneho n'abaganga bananirwa kumenya icyo bashobora kunkorera. Uburwayi nibyo babubonye, ni ikibazo cya koroni y'umugongo, ariko uburyo bari buze kunkorera operation, nta buryo bari buze kubaga umuntu umeze atyo. Bigira inama yo kuba banyambika plente ya sima, ngo nibuze ndinde hantu gukomeza kwangirika. Bankorera plente ya sima imeze nka jile,
nibwo nabonye aho umuntu bambitse bahereye mu mutwe rwose basiga mu maso barafunga, kuko urumva igice guhereye hano mu gatuza niho hagaragaragamo icyo kibazo inyuma mu mugongo. ngo kuko impanuka yanjye yakozwe ngezwa kwa muganga ntyo, bagerageza ibishoboka byose biranga, hanyuma twibera abana bo mu bitaro, na nyuma Imana inkura muri koma, nyuma mva mbona oxygen, mbona guhumeka, ariko ngaruka mu mubiri, ngaruka mu buzima, nsanga mu by'ukuri igice cy'epfo cyaratangiye gupfa, cyaratangiye no kubora, ku buryo ntabwo byashobokaga ko wankoraho cyangwa ngo mpindukize. Nko guhindukizwa kwanjye byasabaga abantu 2 cyangwa 3 bagafata ishuka ndyamiye, umwe epfo ku maguru, undi hagati mu gihimba, undi hejuru mu gatuza, bakabarira rimwe 2 3, noneho bagakurubira icyarimwe bagahenurira ku yindi. Kubera iki? Wankoragaho inyama zikomokana n'intoki zawe, kuko ngewe napfuye. Bagerageje abaganga gushaka imiti imwe basiga abapfu, kugira ngo basige cya gice cy'umubiri cyo apfuye kirindire igice cyo hejuru bipfane. Yani magambo wapfuye igice kimwe, ikindi kiba kizima. Wararokotse. Nararokotse cyane. Noneho cya kindi cyo hejuru nacyo cyanga gupfa. Noneho ya miti basize ikumisha uruhu rw'inyuma, ariko imbere wagakomeza kubora. Urabona kumwe ushobora gushyira umwuka mu isashi cyangwa mu gipurizo, warangiza ukagitobora. N'umubiri wanjye watangiye gutoboka ama esikari, kubera ko bumishije uruhu rw'inyuma, ariko imbere ho mu by'ukuri ho hakomeje kubora. Noneho hakaborera imbere, hakabyimbira imbere, ukajya kumva uruhu, wa ruhu rw'inyuma ruturitse nka bombe. Ako kanya umubiri ugahita ushwanyuka. Ibyo ni ibintu byambayeho, buriya ibikomere byinshi ku mubiri byagiye biturika gutyo, ari ama esikari nk'ayo ngayo aturitse. Ngeze aho numva noneho nibagirwa. Iyo Satani ni ikigoryi kandi ni nacyo abagambiriye, ni ukugira ngo niduhura n'intambara n'amakuba dutangire kujajinga ibyo twizeye, twumve ko ibyo twizeye atari ukuri, twumve ko twumviranye, twumve ko ari Imana isohoza isezeranye ibyo itazasohoza. Ako kanya byatumye nibagirwa icyakwitwa amasezerano yanjye ku Uwiteka, ntangira kwibona nk'umuntu ukwiriye gupfa, kuko nabonaga igisubizo cyiza ari ugupfa bindutira kubaho. Nageze aho numva gupfa ari ibyo byiza bindutiye kubaho. Ariko Imana ni umubyeyi mwiza. Nagerageje gushaka icyo kunyica ndakibura. Wagambiriye kwiyahura? Ngambirira kwiyahura biranga. Hanyuma kubera ko igice cyo hejuru cyakoraga, kuko navuye muri koma ariko nkiri kuri oxygen, noneho nkabona uburyo bari kunyitaho, nkabona bari kumpemukira, kuko ntashaka kubaho. Ngafata noneho urumva igice cya hano gutya kuzamurana ikizima, icya hano kumanura nicyo gifite ibibazo. Nkafata rero ya maboko yanjye nkakuraho ya oxygen kugira ngo bere kunyongerera umwuka, kuko numva nta mpamvu yo kunyongerera umwuka. Kwa kurwana no gukuraho igice cyo hejuru cy'umwuka, babona ko ngambiriye kwiyahura koko, bagerekaho noneho kumboha, kuzirikira amaboko ku gitanda. Ni ukuvuga ngo ubwo narwaye, nageze aho ndwara nanaboshye nk'umusazi, mu rwego rwo kwanga kugira gute, Satani ni mubi, rwo kwiyahura. Muri icyo gihe cy'ubwo busharire, muri icyo gihe cy'uburibwe, nk'uko numva ko gupfa bindutira kubaho, Imana ingirira impuhwe n'imbabazi, yongera kunyibutsa umugambi wayo ku buzima bwanjye, yongera kunyibutsa amasezerano yansezeranije atarasohora, yongera kunyibutsa ko ari Imana itari interenganya ngo ibe yavuga ibinyoma, ibikora inyujije ku muntu w'umunyacyangugu utaruzi, aturuka icyangugu azanwe nanjye kugira ngo aze andebe. Yaje
kuri aderesi y'izina ritari mu irangamimerere, kuko njyewe navutse ntinze kuvuka, navukiye amezi 16. ngo Satani yakurwanyije kuva kera. Hanyuma umubyeyi ubyaye umwana muri icyo gihe kingana gityo akurikiranwa n'abaganga cyane. Babaganga rero umuganga wabyaje mama ambwira ko ngo yahise amfata anyita niyo mugabo, antambagiza muri materinete avuga ngo Imana niyo mugabo, Imana niyo mugabo. Iryo zina nubwo ritashyizwe mu irangamimerere, ariko ijuru rikunda kwikoresha, rirarizi. N'uwo mubyeyi aza yaje afite amazina yanjye yose anageretseho n'iryo niyo mugabo. None akaba ari ryo yibuka cyane, akabaza umuntu uri muri Alliance witwa niyo mugabo. Abaganga bose baramushaka. Kugira abadukurikiye ko izina Imana yakwisi, iryo niryo rikurwaho, niryo rifite agaciro, iry'abantu bakwita ryose ni fake. Imana niyo mugabo. Imana niyo mugabo we. Imana niyo mugabo. Hanyuma araza arabaza, bamurebera uwo murwayi bakamubura, uvanze ayo mazina. Ageze ku gitanda cyanjye aravuga ati, arahagarara arabaza ati, mumbarize uyu ko atitwa niyo mugabo. Nanjye ntangira kubacira amasiri, mbabwira ko ari njyewe, kurumva bananziritse, ntangira kubabwira ko ari njyewe. Barangije baransobanuza, basobanuza umurwaza arabasobanura ati, niko yitwa nubwo bitari mu irangamimerere ritanditse, ariko naryo ni iki. Umugore arambwira ati, icyo Uwiteka avuganye nawe. Ndashimira Imana ko Kristo tujyana no mu rupfu, muri ya mibabaro Kristo aba ari kumwe natwe. Buriya ikigero cy'inshuti uko yabigukunda uko ariko kose, hari aho itarenga mu kugendana nawe, hari aho itarenga mu kubana nawe. Ariko Imana Data wa twese, Imana dusenga, Imana yo mu ijuru, ni Imana yumva uvuze ikanumva utavuze. Ni Imana izi amarangamutima y'umutima ukomeretse, ikamenya amarangamutima y'umutima wishimye. Ni Imana izi ibyo dukwiriye, icyo akoze mu bumana bwayo, itwihesherezaho icyubahiro. Itwihesherezaho icyubahiro muri ya makuba yacu, muri za ntambara zacu. Uko tuyihamya, uko tuyivuga, nibwo bumana bwayo. Ubwo nibwo bumana bwayo, gute ari Imana umuntu yamara imyaka 12 agakomeza akavuga ko ari Imana y'urukundo. Ubwo nibwo bumana bwayo. Urumva ko Imana yaguteguje mbere y'igihe, yagutegura ari nabwo yabanje guhagakiza. Ntabwo ari Imana yabikoze ko atagira ngo twitize Satani, tubwereka ko Satani yakoze neza, ahubwo agira ngo uyu munsi uri uyikorera hari ibintu Imana yakurenze, wari utera imbere uva mu ahandi. Birashoboka ko wari kugera mu rwego urengwa nk'uko abandi bose barengwa muri iyi si, ukarenga. Imana ikavuga iti, rero reka Daniel mufate, mwereke ko nshoboye byose, kandi ndi Imana ariyo mugabo. Irangije kugutegura rero, bituma ndanezerewe cyane kwicaza, kandi maze kukwica irema cya gihimba washatse kwica, nacyo kirongera kiba kizima, kiba ku kizima. Birongera ngo baho. Rega wabaye nka Yobu, yafashe Yobu yaramufashe iramwica, ariko arongera abaho, imuzurira n'ibye. Bivuze ngo muri ubwo buzima Imana yashatse ngo bwicaremo, niba nzi uyu munsi uvuga Imana, uhamya Imana, atari bya bindi wari kuba uyu munsi umaze gutera imbere nawe umeze nk'abandi. Ntabwo uzi se mwatangiranye, mwaririmbanye, mwakoranye umurimo, ariko uyu munsi bamaze rwose. Iyo ubabonye baraguye, wowe bamutekereza iki? Uyu munsi simpamya ko nshingiye uko iterambere riri nakwemera kugaburirwa nicaye, nabona umwanya wo gusoma ibyanditswe nk'uko mubona, nabona umwanya wo gutega amatwi abantu. Mu minsi yashize Imana yanyongereye inshingano, irambwira ngo impinduye imva zishyingurwamo ibibazo by'abantu. Irambwira ngo impinduye umukanzi, irambwira ngo nimfate inzu yanjye ngira icyumba nyihariye. Buriya ngira icyumba kitagira ibindi bintu cyo gusengerwamo gusa hano mu nzu yanjye. Ariko ndakubwiza ukuri, tubonye Imana ikora, tubonye Imana iruhura abantu, kandi koko tubona turi imva, kandi umuntu ashyinguramo, yamara gushyingura agataha. Nyine
abantu ntibabyumve ko yataharira nk'uko dushyingura abantu tukarira, uwataha anezerewe kuko ibyari bimugoye byari bimuruhije abonye uwaruhukiramo. Uyu munsi niba hari ikintu dusangiye abanyarwanda n'abandi bandi tutazi, tuvuga abanyarwanda kuko turi abanyarwanda ari naho turi, ni uko twibeshye mu bo twiringiye, tukiringira abatari abo kwiringirwa, tukizera abatari abo kwizerwa, bikarangira tubabwiye ibyacu kandi atari abo kubwirwa ibyacu. Rero maze kubwirwa uwo muntu akimara kuza, uwo mudamu akavugana nanjye icyo Imana ivuganye nawe, ndashimira Imana ko iyo igutumyeho itanga n'ibihamya by'ibimenyetso. Ndongora narongoye 2 ariko ngeragerezwa mu isezerano, aho natangiye gushaka gusenda umugore tukiri mu kidara kubera umwuka shimika w'abadayimoni. Noneho mu kugarura marayika w'Imana kugarura amahoro mu rugo rwanjye, araza anyereka impamvu z'ibyakozwe nuko byagenze ko ariko kose anyereka umurozi ko yabikoze n'ibindi, ariko agira n'amasezerano ampa mu rushako rwanjye no mu buzima bwite bw'imibereho yanjye n'urubyaro rwanjye. Uwo mudamu yaje anyibutsa ibyo navuganye na marayika 2:7, anyibutsa ibyo yasezeranije n'umubare wabyo, arambwira ati ibyo wavuganye n'Imana wabonye ibi nturabibona kandi ntushobora gupfa utarabibona. Uyu munsi tujye tunanezezwa tunishimira igihe ibisubizo byacu bitinze, bitwongera iminsi yo kurama no gukomeza guhagarara mu nshingano zacu. Ntabwo kuba ibisubizo byacu bitinze ari bibi, wikenera gutabarwa mu gihe kitari icyawe. Rindira igihe cyo gutabarwa kwawe kigere, kuko nikigera ntawe uzatabarwa mu izina ryawe, ntawe uzatabarwa mu kigo cyawe. Iyo igihe cy'Imana kigeze kiba kigeze, ntawe uvuguruza umugambi w'Imana gusohora, nta bibazo cyangwa intambara bishobora kuvuguruza umugambi w'Imana gusohora. Hanyuma arabinyibutsa byose, amaze kubikusanya aravuga ati umva icyo Uwiteka avuganye nawe. Arambwira ngo ntabwo uri uwo gupfa. Haleluya. Arambwira ati ntabwo uri uwo gupfa, niheshereje icyubahiro kuri wowe. Arambwira ngo ubaye umwarimu w'ababugufi ndetse n'abakure, ubaye mwarimu wigisha uvuze cyangwa utavuze. Buriya hari ahantu ngera nk'uku nguku waturutse i Kigali kaza, wagera ahantu wahugura ntari kurabizi, ufata agakamera unkamere gusa wigendere kandi ubipositinge. Uwiteka akaba akeneye kwigisha abantu, kuko hari n'abafite ubumuga bwo kutavuga rega nubwo kutumva, bazatureba ariko ntibumve ibyo tuvuga, ntihagire n'ubasobanurira, ariko bareba bagasanga umuntu ari mu kagare kandi arimo aravuga, arasa neza, ntabwo asa nabi mu by'ukuri, sibyo? Ntabwo rero bakibona mu isura itandukanye n'iyo ndimo, bakanezezwa n'Imana mu mutima kuba baticaye mu igare nk'uwo babonye muri mbese bakicuza cyangwa bakihana cyangwa bakarira, ariko Mana kuki gemeze gutya, bagasubizwamo imbaraga. Nk'ubu hari abantu badakeneye kwigishwa isomo ry'umubiri, kumva afite ibimukwiriye, afite ibyo kurya, afite amafaranga, afite icyubahiro, yabikubitisha abandi. Ugasanga umuntu muri kamere atunze rya jambo ngo uzi uwo ndi we, uzi icyo ndi cyo, uzi ko nakwiyereka, ntabwo unzi, nturansobanukirwa. Nawe ntiwiyizi, ntuzanimenya. Iyo wimenya iyo wimenya wakibonye nk'amazi ameneka ntagire ate ntayo. Uyu mubiri twambaye uyu, iyo udapfuye urabora. Rero ndashimira Kristo uko ukoze mu gitaka. Rero Imana yivuze irinda isezerano ryayo. Imana yarambwiye ngo ntabwo kubaho kwanjye ari njyewe bireba, irambwira ngo ntabwo uri uwo gupfa. Nari mfite impamvu zatumaga nshaka kwiyahura, ari Imana yarije gusubiza ahari ndatekereza. Icya mbere kuri agisida, nari mfite ideni rya banki, nari nafashe kugira ngo inzu yuzure, kandi nzaryishyura ari uko nkora. Iryo deni rya banki nari ntararyishyura, hari nishyuraho n'amezi 2. Ntangira kwibaza ko inzu abana n'umugore barimo
ariyo natanzemo ingwate, kandi ubwishingizi mfite ko buvuga ko igihe napfuye nta kwishyura, ariko kumugara ko ubwishingizi bw'ubumuga butarimo, kubera iki nabaho abana banjye bakangarana nanjye, dore ko nabonaga n'ubumuga bwanjye guhaguruka ku gisasiro bitakunda. nkumva nimpfa, icya mbere haraba harimo igisubizo cy'uko abana n'umugore barabona aho basigara, kuko banki irahita ihagarika guteza cyamunara ibyanjye kuri rya deni, kubera yuko uwarifashe uryanditsweho yapfuye kandi afite ubwishingizi bw'uko napfa atazishyura. Icya mbere nari mfite ifuhe n'agahinda k'umuryango wanjye aho naho urasigara, cyangwa ndamutse ubundi Imana impaye kubaho uburyo bazanzererana ku gasozi, nkumva ibyo ntabwo ari byo bikwiye. Ikindi narirebaga nkasanga mu by'ukuri nshingiye ku mateka y'ubuzima n'imibereho, hari abahawe ibisubizo by'ibyo bifuzaga ku buzima bwanjye. Amateka tugira ari menshi, njya nirinda kuyaganiraho cyane, ariko hari amateka ugira bitewe n'abatumye uyanyuramo, cyangwa bitewe n'abayafitemo uruhari, b'abantu bagukikije, b'abantu batumye ayo mateka yitwa amateka yawe, wahura n'ibibazo ukumva barasubijwe, bagiye kubyina intsinzi. Bijya bitubaho kandi twese. Nkumva ngize ikibazo cyo kuba noneho b'abantu batumye amateka nari mfite yitwa ayo mateka bagiye kubyina iyo ntsinzi. Nkumva sinkeneye kongera gukomereka nk'uko nakomeretse nkiri muto. Nkumva igihe nari ngezemo cyane igihe cyo kwita ku muryango sinzawitaho, ahubwo ngiye kuba igishungero n'igikwera. Icya gatatu nari mfiteho ikibazo, ndavuga ubundi si byo byose mbirenze, ko nta muntu ufite ubumuga udashoboye kwicara nabonye, kandi igihe yose nakwicara ntibyakunda, igice cy'epfo cyarabuze. Ni gute bazafata agace gatoya kangana gutya kazima, hanyuma bakakaremera ubuzima? Bazafata amaraso bayakorere ibintu byo mu nda, babikuremo, babikorere uruhago rujye ruba hafi y'agace ko hejuru. Wenda birashoboka ko ubwo umutima ukiri muzima, ubwo ibibazo bifitwe n'ibyo mu nda. Havuga ndetse abaganga bafite ubwo bushobozi bwo kuzafata iki gice bakagitanga kigashyingurwa, cyamara gushyingurwa ibyari bikirimo byatuma nkomeza kuba umuntu, bakabiremera posheti, ikindi kintu babibikaho. Imana zije kunsubiza ibyo bibazo, ndambwira ngo kubaho kwanjye ntabwo ari njyewe bireba. Imbwira ko nkiriho, imbwira ko nkiri muzima, imbwira ko ngihumeka, imbwira ko inyihesherejeho icyubahiro, irambwira ngo kandi ntutekereze uko uzaba, kuko nzahagurutsa ababo bugufi ndetse n'abantu, haboneka abahangayitswa no kumenya uko ukwiriye kubaho. Kandi n'uyu munsi hari ubwo tuba nta gisubizo dufite hano, ntacyo kabisa. Ari igihe cyo kuvuga ngo reka dutere isengesho twiryamire, kuko abana bazi ibihari bakamenya n'ibidahari. Ndashimira Imana, burya Imana igira ukuntu, burya barajya bavuga ngo wahaniwe n'Imana, aravuga ngo kwa runaka ntibazi guhana. Werekada nta mubyeyi udashaka gutanga inama n'impuguro. Abana nibahanga nibananirana, ntuzagire ngo hari icyo wagombaga gukora, ntuzicire urubanza. Ijuru rifite ukuntu riza rikabatwigishiriza, rikabereka ibikwiriye n'ibidakwiriye. Iyo bihari biba bihari, iyo bidahari nabwo bamenya ko bidahari. Isa atabibimye cyangwa nyina atabibi. Ariko ntijye nemera yuko bigeraho bibaza ngo mbese hari kubera iki twebwe tutariye kandi kwa runaka bagize gute bariye. Ihagurutsa abo tutazi bakabigiramo uruhare, kandi natwe ntabwo tumugaye mu bwonko, mu bitekerezo, ku buryo twabura n'ibyo twatekereza. Wenda nshobora kugira za mbogamizi navuze zo kutagira aho ngera, ariko nkagutuma nkabwira nti nyamuneka pastor mfasha, ngira hariya hari igitekerezo nahagize cya projet, wamfasha gutya. Wenda inyungu ikaza ari nto, ariko ikaboneka kuko natekereje. Rero mu by'ukuri, kugira ngo wenda tutarambira abantu, ubuhamya bwa agisida nubwo nuko nakoze agisida, nuko nagiye mu bitaro, nuko Imana avuganye nanjye ivuguruza imyanzuro abaganga bavugaga. Hanyuma mu mezi umunani nari maze kugira ubushobozi bwo kuba
nakwicara mu igare kwa kundi hari ukuntu begura igitanda kwa muganga bakacyegura gake gake bagenda bakigarukirizaho urwego rw'umurwayi rugeze. Mu mezi 6 bari batangiye kujya banyegurira ku gitanda kugeza aho babona nkwiriye banziri kuri cya gitanda. Mu mezi 8 noneho nari ntangiye kugera ku kigero banterura bakanyicaza mu igare bakansohora hanze iminota 10 cyangwa 20. Kuva ubwo ntangira noneho kwibutsa Imana icyo yavuganye nanjye, ntangira kwemera ko ntamugaye, kuko Imana cyambere yamujije ni ukwibona nk'umugaye, ni ukwibona nk'umuntu udashoboye, ni ukwibona nk'umuntu. Hanyuma rero ndavuga nti noneho rero Mana winkoreshereza mu bitaro, ahubwo ncyura mu muryango kugira ngo namamaze inkuru nziza y'agakiza kawe mfite n'ibimenyetso. Njyewe mva kwa muganga natashye mu by'ukuri ntakize ntanasezerewe, ahubwo ari njye ubisabye. Ndavuga ubuzima bwageze aho bunanirana, bigera ubwo madamu iyo utinze mu kigeragezo abari inshuti baraguta. Ariko Imana ikarema izindi z'icyo gihe ugezemo. Haleluya. Noneho byageze aho rero abantu urumva amezi 8 byaba bigoye cyane ko hakiboneka abantu bateka byo kurya bagashyira mu bisuperi bakatekera igikoma muri teremusi bakakuzanira. Byageze ubwo dusaba ibitaro baduha igikoni ku bitaro. Madamu akajya ahubwo azana ibyo kurya bibisi agatekera ku bitaro. None ndebye nsanga urugo rusenyukiyeho, imvune ziri kubaho, umudamu ari bwirirwaho kandi ntari buharare, kandi amatike ya buri munsi ntari buboneke, birasaba kunyonga rya igare akazana igare agasubiraho n'igare, akazana igare agasubiraho n'igare. Ndavuga nshobora kuba njye nararokotse impanuka ikamwicira muri iyi kaburimbo yirirwamo buri munsi. Reka nze dusubire mu muryango, turwarire mu muryango. Ntacyo bari bafite gukora uretse kutubwira ngo tujye muri kine bagerageze kureba ko hari ibya bice babikangura, kuko na ya prente bari bayinkuyeho babona igisubizo kitabonetse. Ntabwo nagize amahirwe wenda yo guhura n'umuganga w'umwanserisi ukomeye ngo bagerageze babage ahantu nyine. Ubwo ntaha ari ibisabye barabinyemerera bati mwandike nugira ikibazo ko batari ibitaro bizabazwa ibyo nta kibazo turataha. Ariko nari mfite amakuru y'uko Imana izari mu buzima, hazaremo isi nshyashya itarimo ibibazo. Imana ishimwe ko yakuremeye isi nshya itarimo ibibazo bya mbere ni agahinda k'umubabaro ko mu mutima. Uyu munsi abantu bashobora kuba bafite amaguru n'amaboko, ubuzima bumeze neza, ariko wa mubabaro w'intimba, kagahinda ko adafite ibyiringiro, ugasanga biramushinga. Tugana ku musozo, nagira ngo uhumurize abantu bareba bakabona ubuzima burakomeye, bareba urakoresha umunota umwe, babandi bareba bakavuga bati njyewe ntanakwipfira nta yandi mahirwe. Muri umunota umwe uhumuriza umutwe utakira igihe. Urakoze cyane, reka mbahumurize nkoresheje Bibiliya. Ndabikunda, byangora gusoza ntasomye. Ndasoma mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo wa 7. Haravuze ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Imigani 16 umurongo wa 7. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Imana ishimwe. Amen. Warumbwiye uti humuriza abantu bari mu bibazo. Ibibazo duhura nabyo muri iyi si ni ibibazo bigira kategori nyinshi bitandukanye. Ushobora kugira ibibazo by'umubiri wawe, wagira ibibazo byo mu rushako, wagira ibibazo byo mu rubyaro,
wagira ibibazo mu muryango, wagira ibibazo mu gihugu, wagirira ibibazo mu itorero, ntaho umuntu atabasha kugirira ibibazo, kuko aho uri igiti cyaho nicyo kikugwira. Ntawe ushobora kubazwa urugendo atagenze, ni ukuvuga ngo inzira uri kunyuramo, aho uri gukorera, aho urara, aho uba, abo mubana, abo nibo pfundo ry'ibyakugerageza. Ariko Bibiliya hari ikivuze, iravuze ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, iyo ufite imbaraga ziguha gukura ibishimwa mu bigabo, mu inshuti y'Imana, iyo wamaze guhinduka inshuti y'Imana, ntabwo uba ugitewe ubwoba n'abari inshuti bakuretse, kuko Imana ikubereye inshuti izikubiye muri byo, yihagije. Ntabwo ukeneye abandi baterankunga, Kristo niba ari we muterankunga wawe. Iyi migenzereze y'umuntu rero inezeza Uwiteka, ngo atuma n'abanzi be buzura nawe. Amvuga iki kintu, iyo Bibiliya ivuze abanzi, ntabwo ivuze pasita tutumvika, ntabwo ivuze runaka wanyemereye ikintu. Mu minsi yashize hari umuntu wansezeranije ikintu, biramunanira kugikora rwose, kandi atari uko abuze ubushobozi, ahubwo nzize iyerekwa. Njya museka cyane, ariko nzize iyerekwa. Nagize iyerekwa mu rugo rwe, karose rwose, hanyuma nditambukije riteza ikibazo, kuko atari akeneye ko iyo mibereho y'ubuzima bw'umugore wayimenya, kandi kuko nayo nkeneye kubaka umuryango muzima, nkumva bikwiriye gushakirwa igisubizo biganiweho bombi. Uyu munsi dufite abantu bafite ubutunzi bakura iyo ikuzimu mu buryo buri shimike, kandi abagore batazi. Noneho yaragize ikibazo cy'uko izo mbaraga zituma agira umwana w'ikizongwe w'ikigoryi. Umugore akirirwa amutanga mu byifuzo, ngo umwana ngo agize imyaka ngo 9 ngo atavuga, ngo akinyaha cyambara pampegisi. Nanjye nsenze rero mbona ikibazo ntigifitwe n'umurozi w'ahandi, ahubwo kiri mu butunzi se yashatse butumye umwana aba. Nandikira umugabo ndabwira, none tumaranye icyifuzo umwana, namwatse amafoto kuko abahanzi amafoto nyashyira mu cyumba nsengeramo, hanyuma uko ngiye gusenga nkasengera ya foto y'umwana, birangira mbonye umwana icyerekezo cy'ubuzima bwe. Umugabo rwose yese avuga ati, Daniel, wabibwiye umugore? Kuki winjiye mu buzima bwanjye Daniel? Iyo usenga ariko ntiwinjire mu buzima bwanjye. None se nari gusenga ko nasenze nsengera ngo uri mukuri ibigawa mu bishimbo. Ibyo rero nari mbitangiye iki, ntabwo ari byo bituzanye. Umbabarire bambe, ntabwo nshaka kongera kukuvuga. Niba unankurikiranye ndakwinginze, ntabwo nuko biba bije, ariko wampaye inzira zo kwigisha abantu kugira ngo bamenye ko ibikorerwa mu rwihisho hari igihe Imana ibishyira ahagaragara. Bagombe banamenye ko abantu b'Imana batagomba kubakayirana n'ibigendanye n'imihango yabo. None ngo kugira rero ngo tutavuga ngo tuvuge ibijyanye n'ibyifuzo byabo, ngo kugira ngo batanga kutugaburira, ahita ambwira ngo ibyo yari yanyemerera biretse. Ubundi byagomba kuguha, byagomba kuva muri ubwo se ubundi nariko nkibyemeye uko azabijyana ahandi haba ameze nkabo. Ariko mumenye nimujya gushaka umuntu w'Imana bikeneye ko abasengera, mwemere ibyo ababwiye bivuye ko Imana yamweretse, kuruta yuko umutega ibintu kugira ngo hano uko ushaka. Nzemera nsonze nta kibazo. Imana iguhe umugisha. Dusoza tubwira abantu, wowe uba uw'agaciro, wowe uba uw'umumaro ku muntu uwo ari we wese, ukagumana n'umuntu w'umusiki, ko hari abantu badusiga. Wowe wagumanye nanjye, wagumanye na Daniel, wagumanye na runaka, wagumanye n'abandi, ugikomeje kugumana nawe, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Wowe ugitekereza ko umuntu ukeneye kubaho, uyu mugabo ari mu kagare, afite abana 6, akeneye kugabura, akeneye kubaho, wowe ubwawe ukavuga uti uyu muntu ndamukunda. Murenga urwego rwo gukundisha abantu amagambo gusa, ahubwo mugaruke n'urukundo rw'ibifatika, rw'ibikorwa. Naho kumva ko bazagusengera
birababaje, biri muri bimwe dukunze guhora tuvuga, nanjye wenda bivuga kandi duhura nabyo, ngo kubera ko ngo wavuze kuri runaka ngo narakwanze, kandi uwo nguwo nta n'icyo navugaho, ntari kizima na kimwe avugaho, narakwanze, ibyo nakwemereye ntabyo ngo uwaye, ibyo ntabwo byari ibyawe, nta n'ubwo ibyo wanyimye ari ibyanjye, ibyo wanyimye si ibyawe si ibyanjye, ahubwo ibyo wanyimye ni ibyaha byawe, ibyo wajyanye n'ibyaha byawe, ahubwo cyane ntawe cyajya, habwa umugisha usohoza icyo yabwiwe n'iki, iryo jambo umwami Mariya yavuze, avuze ngo hahirwa abagize gute, ababwiwe n'umwami Imana, icyo babwiwe n'umwami Imana kuko kizasohora, niwizera kirasohora. Rero wowe icyo Imana yavuze, icyanjye ntawe cyajya, ariko icyo wowe ubwawe, icyo Imana yakubwiye, icyo ntugikora, umuntu yigeze kunyemerera imodoka, anyemerera imodoka, maze unyemerera imodoka arayemera pe, ariko akatisha ibitekerezo, abona ko hari undi musitari wamamaye kuyiha rwose. haciye iminsi iki gihande cyose kibapurarize, wa uri niyo mpamvu ngo amusengere, ugaheruka kuza kumumagara agiye ngo ngire gute umusengero, ninde umuntu avuze ngo usanga abahanuzi babaza nerisa, umusanga abahanuzi babaza, hari abo muha imitungo kandi batabasengera, kubera ko ni imyuka ikururana, waba ubutunzi bw'umuntu buri naho n'ibitekerezo bye biri. Rero niba usenga, niba ukora umurimo w'Imana, niba ushyigikira umurimo w'Imana, yoborwa n'umwuka wera. Mukozi Imana turagushimiye, ubwo tuzongera kumukenera tuzashaka, kuko turashaka kuzaduha ikiganiro tumaze kumenya noneho uburyo umugore wawe yiyakiriye amaze kukubona muri iyi myaka yose mumaranye, uburyo watunze urugo nturute nawe ntibagute. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. amen. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe, ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangire ahantu heza kandi hizewe ku mutekano, waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.